hafi kuba kuko yari mu bantu yarafite doctora nkenye nako arazifite na n'uyu munsi. Afite doctora muri physique, muri mathématique na statistique, akaba n'umudokiteri usanzwe. Noneho bari muri izo recherche, no kuvuga ko agomba kurindwa cyane izindi kompanyi zitiba formule zabo. Ikindi nanone yari inshuti ya perezida wari w'icyo gihe, kuko hari ibintu barimo bamukorera mu marecherche amwe runaka barimo. Arabimbwira, arangije turaganira. Umugabo w'umunyabwenge, naganiriye n'abagabo, uwo muntu n'umunyabwenge pe. Très intelligent, umuntu uvuga ijambo avec ponctuation. Azi icyo avuga kandi akubwira ijambo rito. Ukaba donc akaba adevelopper mu bintu byinshi. Donc turaganira none atangira kumbaza iby'Imana, ambaza iby'Imana, nanjye ndabimuganiriye. Arambwira ngo simukonvenka, ngo ariko nta kundi. Nanjye ndakomeza, ndamubwira ati sinanjye kukonvenka, niwe wankeneye, ndakubwira ibyo nemera, nutabyemera sava. Aravuga ati no. Ambwira DVD yanjye cassette yakurikiye ya CD. Arambwira ati yari mu buhanga bwinshi, ndagira ngo ubimbwire ibi. Turabiganiraho, twapashe nk'amasaha 4. Nyuma y'amasaha 4 arambwira ngo mfete ijambo nyamukuru nagutumiriye niri. Nkora byinshi, ntanga conference yo nageze muri Japan, ibihugu byose byo muri Asia, za Korea, kumanuka na za Australia barankurikira kuri conference. Donc ngabashiraho video conference bagakurikira, kuko simfite umwanya wo kwideplace, ahora mu ngendo, amajet abamutwara buri mwanya. Arambwira ngo narize ubwenge bwe koko burumvikana, kuko yakoze mu kigo cya NASA. Yakoze mu kigo cya NASA muri biriya byo mu kirere hejuru. Donc c'est un grand scientifique, un grand scientifique. Arangije arambwira ngo icyatumye ngushaka naje kukubwira ngo nyigishe uko bubaka urugo. Ndamubwira ati yo unkozeho cyane, nanjye aho mbifitemo ubumenyi. Ndamubwira ngo urugo ari nge nawe ntitwarushobora, n'urw'Imana. Kuko nta musociologue, nta psychologue, nta muntu n'umwe ushobora urugo. Iyo psychologue wamubwiye ngo counseling usanga yaradivorce nka 4. Aragukansoringa iki nawe byaramunaniye. Waje ku musociologue ati sociologue ngawe umugore yananiye. Ahubwo ati ngewe bimaze gutandukana naba, ariko ndaguha inama. Araguhiye. Nukuvuga ngo urugo patron shikira ibyawe, akira ibyawe, wongera ubitungane. Ngo Imana itabubatse urugo ngo abubaka bubakira iki? Ubusa. Si matematiki izakubakira, si akazi kazakubakira, si iki kizakubakira. Statistique yerekana ko abubatse nabi ku isi, mumbabarire, ni abantu bari mu maposition hejuru. Uzabona umuntu n'ibigrade n'ibifieri iwe biranuka. Biranuka. Uzi impamvu binuka? Number 1, nta mwanya agira urugo. Number 2, stress z'akazaraza akazirunda ku bana n'umugore. Number 3, na ya relation ntayikora, barushe buri munsi. Alors warongo umuntu urushe. Abagore aba infidele benshi ni abagore b'abagabo bakomeye. Niko statistique igenda yerekana. Kubera iki? Kibagira abagabo mu rugo. Niyo mpamvu bajyana n'abagare de corps, bajyana n'ababoyi, bajyana n'abayaye. Nta wundi muntu ntasohoka aracunzwe. Umucunze nyine baracudika. Tibacudika kwa mukunze, hari ibyo yabuze akeneye. Abantu bari izore ku isi ni abantu bari mu myanya ikomeye. Ubwo ndavuga abapasteri, ubwo ndavuga abasirikare, ubwo ndavuga abapoliticiens, ubwo ndavuga abadandaje, abacuruzi. Bari abantu bahora busy ku matelefone buri mwanya, bahora mu manama, bahora mu marenio. Kubaka biragoye. Umuti wonyine ni urugo rwawe we n'umugore mukarushira ku Mana. Buri munsi wose kuwa mbere nge n'umugore wanjye tugira umwanya wo gusenga. Niyo tutari kumwe tubikorera kuri Skype.
Skype tutaba tuyifite, tuza amasaha yacu saa sita kugera saa kenda kuwa mbere nta kazi nkora, madamu yari nanjye yondi ni amasaha yo gusenga. Nitutabikora tuzasenya. Nta yindi formule ihaba. Suko ndi apotre nuze amavuta, no, ntibazababeshe. Suko ndi profete, no. Il y a des principes, iyo utazikoze ibintu ndibicamo. Iyari niyo ndi mu ngendo, ndamubwira ati sheri uhagarare mu cyuho mu kirengero, nge simbara urabizi aya masaha aragera ndi mu ndege ndasengeramo, ariko wowe uhagarare mu cyuho. Uko niko dushobora gusavayivinga, ariko byo twabigezeho twarakubitanye cyane. Urugo ugomba kurugarurira Imana, mukagira isaha. Akazi wirirwa wirukamo uzapfa gasigare, ita ku rugo rwawe. Ako kazi urimo, iyo ndebe irimo yarimo abandi bayivuyemo, turi kamana turi gitangara. Fata umwanya n'umugore wawe n'umugabo wawe uvuge ngo no, iyi ni isaha yanjye. Nubwo yabarinde umubwiye ati ninjye n'umugore, ninjye n'abana banjye, ninjye n'umugabo wanjye. Nutabikora uzapfa ka kazi gakomeze, kandi uzarara wapfuye umunsi bagushyire bagataka bahite banoma undi mu mwanya wawe. Abazasigara bababaye ninde? N'umugore n'abana. Ni bande bazajya kwirimbi bakitegereza ngo tubuze papa, tubuze mama? Nabawe. Ariko barya bagukoresheje igihe kinini, utangira kurwara bagashaka kukuramplace. Nudashakisha umwanya w'urugo rwawe, nudashakisha umwanya wo kubana n'umugore wawe ngo mwongere musubire mu buzima bwanyu, mu mibereho yanyu, kuko aho muvuye haragoye, aho muri haragoye, aho muri mu mujya ntimuhazi, nite mutakwicara ngo mwumvikane. Amafaranga kwirirwa tukora ngo ndakorera umugore n'abana ntacyo avuze. Ni wewe bakeneye, ni wewe bakeneye. Urakenewe kuruta ibindi, kuko uri ira plaçable. Nta muntu uzakuramplace, nta muntu. Nufa papa, abana bazasigara bavuga ngo turi imfubyi. Nubwo umugore azarongora undi mugabo, bazavuga ngo ni mukada, ni mukamama. Niba ari mukaso, niba ari mukamama, ibyo byose birajyana. Ibyo ari byose ni muka. Bavandimwe, tuzasiga ababyeyi bacu tuze twubake desite yacu twembi. Niba nararetse ibyanjye nawe ukareka ibyawe, tukabana tukavuga ngo muri ubu buzima ni wowe, kuki umbabaza? Kuki nkubabaza? Narasize iwacu nawe ugasiga iwanyu. No, quand même, on a payé le prix. Nasize mama na papa, nawe usiga ababyeyi, turavuga ngo tubane twubake desite yacu. Urambabariza iki? Wimbabaza, nanjye ne kukubabaza, kuko nta bandi badefinisa ejo hacu hazaza, ni njye nawe. Twicare njye nawe turebe ibitagenda tubiganire, amasupusi ari hagati yacu tuyakureho. Ibyo twumva abantu batuvugaho nku explique ibyo ari byo n'ibitari byo. Niba ari n'intege nke nzihane, kandi niba binaniye basi ndekeraho, kuko nta wundi n'umwe muri iyi si, nta wundi ufite atari umugore wawe, atari umugabo wawe. Ngo Uwiteka akubakira inzu. Muranyumva neza? Reka Uwiteka akubakira inzu. Papa, ba mama, simbasaba ngo mwige gusenga abatabishoboye cyane, ariko ko risengesho rito gusa uvuge ngo Mana, nguhaye urugo rwanjye, nguhaye urugo wampaye, nge simbishoboye. Ejo tuzaganira namwe ku bintu bituma urugo ruhinduka ubusa. Ibyaha bimwe byinjira kandi bitari igitangaza. Ndi hafi gusoza bene data. Genda ufata igihe, wongere ukore vidage y'urugo rwawe. Ndabizi ko hari abafite abagabo badakijijwe hano n'abagore badakijijwe, byenda biragoye kuko ntawe umuhera. Dabori no mubwe no gusenga ararakara. Sinakundi n'umusaraba wikoreye nka mutwakazi wazaniye umugabo, padiri umugabo we yababwiye ngo bazane imisaraba kuri Pasaka, waza ahetse umutwa we amuhetse. Padiri bati niki? Bati niwe musaraba wadutumye. Ndagira ngo mwumve rero ko
hari abifitiye imisaraba hano yanyu, nayo muyiture Yesu. Yaravuze ngo abarushe n'abaremerewe munkoreze ndabaruhura. Ni ibintu bibabaje cyane kugeza igihe umugabo akurwaza igifu n'umugore akakurwaza igifu. Kucya kubabaza kubabaza mugenzi wawe kugeza igihe arwara umwana wamuzanye ari muzima. Kuki ubabaza umugore, kuki ubabaza umugabo? Niko umuntu abona mu bandi bagore atabona ku mugore we, niko umuntu abona mu bandi bagabo atabona ku mugabo we. Yego haba ubukene habiki, ariko iyo abantu bahuje hamwe bagasenga, Imana irabibuka. Kandi ntimwarazwa ubukene, ni mu bisengera nabwo buzagenda. N'abariya bakize suko babuvukanye, hari icyabaye barabubona. Ubukene ubwo nanze kuvuga ibintu birebire, impamvu zituma abantu badivorsa, kutumvikana, kudahuza muri opinion, uko umwe yakennye n'undi yagize gutya, impanuka zabaguyeho, abateranijwe na banyina baramukazi babo n'abandi, ugasanga umugabo aracari kwa nyina, arumva ivyo nyina avuga, ivyo nyina mubwiye agaruka akabicyurira umugore. Donc mwe nibyo bintu simbitindaho by'abanyina bukwe na base bukwe na baramukazi n'abandi. Ibyo ngibyo ni ibintu byinshi cyane. Icyangombwa babwiye ni mu rugo Imana abanyoko bukwe ndibazinjira. Murarwima Imana muraruhande nyoko bukwe arinjira. Murarwima Imana muraruhinde baramukazi barinjira. Murarwima Imana mu ruhende akazi karinjira. Iyo mwarwima Imana ntiyabura ikindi kirwinjirana, kandi iyo cinjiye kirarusenya. Nimusubize urugo Imana, muhaguruke dusenge. Subiza urugo rwawe Imana. Iyo niyo Valeri Rutizini. Niyo mpamvu ya ndirimbo twarimbye ngo nzambe asali libala, ngo Imana niyo yashizeho urugo. Yendemo konzi ya libala, Imana niyo mwami w'uburugo. Ndagira ngo amago yanyu uyu mugoroba tuyasubize Imana amago yacu. Twari twarayafashe anotage, hari ibintu byari byarayafashe anotage. Muremera ko tuha amago yacu Imana uyu mugoroba? Murabyemera? Reka mfatanye namwe dusenga akanya gato. Urugo rwawe uruha Imana, abana bawe ubaha Imana, ubuzima bwawe ubuha Imana. Urugo rwawe uruha Imana pe, uraza kureba uko Imana iritunganya. Oh haleluya, shimwe Yesu. Nguhaye byose Yesu. Nguhaye urugo mwami Yesu, nguhaye urugo uko rungana mwami Yesu, uko y'urugo Yesu. Nguhaye urugo, nguhaye urugo, urugo rwanjye mwami Yesu, nguhaye urugo Yesu. Subiramo vuga ngo mwami Yesu nguhaye urugo rwanjye, uruyobore, urutegeke, simbishoboye. Ongera uruvure, rurarwaye, rukize Yesu. Kiriza urugo data, fasha mwami, ndarugusubije. Igihe kinini nararuyoboye, ndasaba ngo uruyobore wowe wenyine, urugeze aho wifuza.
ndasaba imbabazi igihe cyose urugo ntaruguhaye, nemeye kuruguha muri iri joro, uruyobore. Urakoze Yesu kurwakiriye, ndaruguhaye mu izina ryawe. Reka mbasengere rero. Shima Yesu, shima Yesu, shima Yesu, shima Yesu. Mu rwihisho rw'isumba byose nahagize mu buturo, amavuta asa n'izahabu y'imyelayo andembaho. Mu rwihisho rw'isumba byose nahagize mu buturo, amavuta asa n'izahabu y'imyelayo andembaho. Ng'igiti hafi y'umugezi, ni ku mutima wanjye umerewe, no mu busaza bwanjye zagumya kugira amakaka manitoto. Ng'igiti hafi y'umugezi, ni ku mutima wanjye umerewe, no mu busaza bwanjye nzagumya kugira amakaka manitoto. Wambere y'umwungeri mwiza, ntacyo nzakuburana. Mu bwatsi bubisi undyamishije iruhande rw'amazi adasuma. Wambere y'umwungeri mwiza, ntacyo nzakuburana. Yesu shima. Mu bwatsi bubisi undyamishije iruhande rw'amazi adasuma. Ng'igiti hafi y'umugezi, ni ku mutima wanjye umerewe, no mu busaza bwanjye zagumya kugira amakaka manitoto. Mana, ndasaba amavuta mu rugo muri uyu mugoroba, amavuta yawe